mbe kiwacu inyanza mu majyepfo n'ubugari karabya kiroso mwana senzo bono kameza aho ngaho kiriwe na mpano y'Imana Kimironko kabisa aranyakiriye kuri buri kimwe cyose aranyakira nyine nanjye numva ndatuje nyine n'abandi bantu bakajya bambwira ati ibi bibaho nyine homura nagiye imageragere kabisa naramaze inzoga agapeti mitsingi hana mukozeho yaranasuhuje icyo gihe umupolisi wari uhari w'igihanga w'umunyamurenge w'umwana mwiza kabisa ubwo ari kumwe kugira ngo naye musigaje atanu nkora uburoko bwanjye neza no gutekereza ibintu byinshi ubwo fata ku mavuta akayaza kundeba yari afite ikipe atoza ari umutoza wa ikipe inakomeye yitwa Press United ubwo ni ikipe nyine y'abanyamakuru Press United ni witoza kompero kuri Gardera ngewe se shabigize mu ruhare mbo ikindi nanone fata ku mavuta nawe araje nabwira abantu henda batukurikiye ba Yawe TV cyangwa basawasawa cyangwa bamanzi icyo kiziki dere n'agasaha gute cyangwa none nikote nk'ibyayi iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalingo mingi wana manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye uko subscribe rero tarikora nkubwire ngo uyu ni mwanya uyikore ujye natwe mu biganiro bigiye bitandukanye uyu munsi turatangirana amashimwe akomeye mu kwakira umuvandimwe Kiroso Bucece mu gace njibege ewana amako twayazamuye duheje Imana icyubahiro nanabwira abataguherukaga abari bagukumbuye kugira ngo bongere buke ko wahageze ndahera kuri nimero yawe nzi ko mu bintu ukumbuye harimo you have received byatanje iyo urayivugira babwira amazina baruyeho ubundi mpite ntangira ikiganiro dukomeze 782 62215 ubwo 0 nyine na ibiriho subiramo 078 229 62215 wa Yezu Pascal niba ndacyakwibuka batazagira ngo nareyasi Kiroso kuko hanoze ngo nareyasi Kiroso ariko umuntu wa Yezu Pascal bo impamvu mpereye kuri icyo ndagira ngo nuko igihe umaze ni kirekire ubuzima burimo ntabwo ari ubuzima bwari bworoshye arimo tugiye kuganiraho ariko mu by'ukuri burya biba bikeneye ko dusura umuntu twe twageze kuri tele turi kumwe ariko utahageze ashaka kugusura muri ubwo buryo reka twikomereze amezi nutarahageze amezi yarabaye 6 utari mu gihugu nkuko mubyita uri ahandi hantu ndagira ngo iri hariya muri navuga ko ari nk'indisi uriyumva gute uyu mwanya tuvugana Yohana amufiri okay you feel okay magane bamugabo none ugarutse ukivugana niko ndiyumva neza cyane kabisa ndishimye mina furahi sana wa mugani wayaka meze neza ndashima Imana ko nongeye kugaruka kuri kamera ndetse n'abakunzi banjye ndetse n'abanyarwanda muri rusange n'abarundi ndabumvira muri gukinyarwanda mwese ndishimye cyane kandi ndanabishimiye ko ngarutse kuri izi kamera kuko hari igihugu nari ndimo numvaga ko ntazongera kuzigarukaho ariko kubera Imana byose birashoboka mvuye ku ishuri niyo mpamvu twatagiye dushima nagira ngo rero twihuse ngira ngo ni inkuru iribuze kuba ndende ariko ni ngombwa ko tuza kwiganiraho twagiye kubona tubona mu bitangazamakuru twumva inshuti zawe telefone ati Kiroso ubu ngubu ari mu maboko ataraye ariko wadutanze kubimenya cyane wisanze mu maboko ataraye gute byagenze gute abari tuza guheraho buriya bavuga ko kuvuka ni rimwe no gupfa ni irindi kandi nanone
buri umuntu uri ku isi agenda ko dusangira yego kw'Imana hariya hari ibyo utaherukaga agasombe k'iwacu i Nyanza mu majyepfo n'ubugari karabya Kiroso mwana sinzovu noneho kameza aho ngaho wambabariye gato watse nka kwakira ntabwo wahera tugakora ikiganiro nabara gukora ikiganiro tukaza kumwakira ibiryo byanjye urabyanze uwe ntabwo nakora iryo kosa ntabwo nakora iryo kosa bagukabye ukoremo gatoya utamira imite nigendera izana amazi ntuzayangenda yigendana wetse oya kuva mu cya gihugu wasanga hari tifoyide kuva mu cya gihugu wasanga hari tifoyide ni iki ni indwara ituruka ku mwanda ngo kata gatoya rwose nzafata ngo ndamusuzuguye rwose waherukaga ibyo bimeze gute mu cya tamera ku gasombe sha simpungure mwaryaga ibigori nzova asante sana reka mu kanya dukomeze urabona ko urakunzwe uracyakirwa n'abantu bagiye batandukanye mbwira n'abandi bakomeze kukwakira twavuga ukuntu waje kwisanga mu moko atari ayawe nibyo nandi kubasobanurira kano kari agace mu nabyihanganira naje guhura na case cyangwa navuga ko ari ikibazo nimba ari ikibazo nimba ari icyaha cyangwa kugwa mu ikosa kuko buri umwe wese ndabizi arabyumva cyangwa twese turi ku isi tugenda duhura na byinshi bigiye bitandukanye kandi baravuga ngo hariya ngo n'intumwa ngo bwira icumuye karindwi intungane intungane ntago ibintu bya Bibiliya ntago mbimenya ariko muri hangana bwira icumuye karindwi nanjye nyine byabayeho ndi umuntu ibyo nawe bitabaho naje kwisanga naguye mu cyaha yego nisanga kuri RIB naranijyanye narijyanye kabisa njya kumva numva barampamagaye hari ibyo tugomba kukubaza kubera ko hari ibyo bari babonye nyine nakoze binyuranyije n'amategeko cyangwa bitatunganye njya kubibazwaho mu kubibazwaho bariya ni abantu nyine badukuriye cyangwa batuyobora abagenzacyaha abashinjacyaha abanyamategeko babona nyine ko biba ngombwa ko mba ngiye babyita hari umuntu wabivuze neza ngo ni igororero bagiye muri iryo gororero kubera ko babonaga ibyo nakoze bihabanye cyangwa bitari bikwiye kandi nanjye narabyakiriye nisanga aho ngaho naciye hose naciye muri RIB naciye mu bushinjacyaha naciye mu banyamategeko byose mbicamo sanga buriya umuntu ubisoza cyangwa ubivuga neza ngo ni umunyamategeko amategeko ndahamwa ngurahamwa n'icyaha iki n'iki ngukatiye ibi n'ibi ubwo nyine nasanze mpamwa n'ibyo bari bankatiye mpamwa no kuba nisanga aho ngaho nari maze amezi 6 mageragere ariko nashe ngira ngo rero nk'umuntu bahamagaye ukitaba ukijyana nuko wari uzi ko wenda uri buhite ugaruka nzi ko ndi butahe ahubwo noneho bantwaye no mu modoka mbwira umuntu wari untwati untegereze nagiyezeyo saa 4 z'amanywa ndagenda ndicara yakamwana yaranamperekeje nagiye yakamwana yarambwiye ati ntago kanguherekeze menye ibyo ari byo bagira ngo yari yanabimenye menye ibyo ari byo noneho turaza kugarukana umuntu waruntwaye nawe arantegereza saa 4 saa 5 ziragira saa 8 ziragira barambaza ngira ngo bagiye kundekura bawicaye hariya mbona batangiye kunkuraho amatelefoni kunkuraho telefoni mbona batangiye kumbwira ngo hamagara umuntu wawe wizeye hamagara umugore cyangwa hamagare abana cyangwa hamagare famille babwire ko utari butahe yego Alpha ikintu cya mbere cyangoye mu buzima bwanjye kuva navuka nibwo bwa mbere nimba ari isukari navuga nimba ari ubwoba nimba ari iki nahise mbira icyokere naza aho giturutse bakimbwira ngo
hamagara ubabwire ko utari butahe, tugiye kuba tugucumbikiye kuri sitasiyo ya Godiyari. Barayizi ubwo ngubwo ni i Remera hariya. Ati ntabwo uri butahe. Nahise mbira icyokere kandi nahageze saa yine nta kintu nari nakoze mu kanwa, mbira icyokere ndagenda ewana amazi kiramanuka ubaye iki bimeze bite. Sinaye sinzi uko cyaje, ubwo bwa mbere nayifunzwe numva birantunguye nyine, nanjye urumva nahise njya mu mbere nk'umuntu ujya mu yindi si. Burya bajya bavuga ngo niba ari pressure ngo izamuka niki, ariko nanjye ari ibintu byantunguye mu buzima bwanjye kuva nabaho. Numva aho rukiri kuri ribu bamaze kubwira ko ugiye kwerekeza kuri sitasiyo kugira ngo abe ari uza gucumbikirwa, ukomeze gukurikiranwa n'inzego. Duha ishusho yo kwinjira muri sitasiyo noneho bwa mbere, urabona abantu ukuntu baba baryamye, ukuntu abantu baba bameze, uko bakwakira, ni ishusho rimeze gute kuri wowe? Birumvikana ko kubera ko bwari ubwa mbere byarangoye, biranantonda, barantwaye bagenda banganiriza, tugenda tuganira, ariko nyuma y'akanya gatoya nahise niyakira, ndi umuntu nyine worohamo udakomeza ibintu. Numva ko nyine ari uko bigenze, ariko bamaye igipapuro nyine kigufunga cya ribu. Hari ukuntu ngo uyu muntu w'imyino ngo ashobora uko yatoroka ngo gateza impagarara ngo cyangwa asibanganya ibimenyetso n'ibiki. Ngisomye ndabati ibimenyetso nasibanganya ni ibi cyangwa nateza impagarara ni izi ngo birancanga nyine. Ariko nageze muri sitasiyo nsanga hari abantu benshi bari bafungiye mu banzi baranganiriza. Ubwo nahageze bangije Godiyari saa 12:30 hafi saa 1. Abantu abafungwa bari barimo turaganira, abenshi bari banzi nyine kuri social media, turaganira ati nawe uraje uradusanze. Ubwo numva ko nyine bagenda bampumuza ati muri ahangaha twese hari abantu benshi nyine, twese mugiye ikibazo baramuza bampa naho kuryama, kuko urumva aya masaha ntabwo nari kubona ukuntu mvugisha ngo banzanire byo kuryama, banzaniye bukeye. Ntangira kwiyakira, ntangira kumva ko nyine ari uko byagenze. Nahakubise iminsi 5 njya no muri ribu, nako muri parike. Muri parike nahenze ko ndi butahe, ndabura ndabazwa. Urabazwa? Ndabazwa, arambaza ko numva ko cyacanye kidakomeye nyine. Ndabazwa ndabati ndataha. Barambwira ati bazagusomeraho bazagusomera, n'abandi bakajya bamukizera uzataha. Ariko hari ibintu bita ko byoroshye ahubwo nibwo bikomera. Simeye ko aho numva ko byoroshye ahubwo ariho bigiye gutangira gukomera. Ndabazwa, barampamagara kuri parike, barambwira ati bamaye iminsi nanone ndumva ari 5. Abari 5. Ati uzaza kuri pariki. Kuri pariki ngiyeyo, ngezeyo hamwe ngo byahindutse, ngo dosiye yanjye baje mu rukiko. Ubwo numva ko ndakurwa pariki. Ariko rero nanone reka nze no gutera abantu urujijo, ibyo bandigaga mbacire muri makeya. Harimo gukwirakwiza amakuru y'ibihuha, amakuru y'ibihuha ngo kuri ntuza ibiganiro dosiye yanjye ntabwo nanabyibuka. Amakuru ngo kuri y'ibihuha nyine uravuga. Hari ikiganiro narakoze 2023, ubwo numva ko iki kiganiro kidashobora no kunkoraho gusa nanabitekerezaga. Ndumva nanagikoresheje, hari umukobwa nanagikoresheje kubw'umutekano no kuvuga izina rye, avuga ku bijyanye ngo n'abagabo baryamanye nabo nibiki ni mu magambo, nibiki nyine tubiganiraho n'abagabo bahuye n'iki, avuga n'ibitsina n'ibiki. Ariko biranyafata nzata mbanyeze mu rukiko. Mu rukiko nibwo bankubise, nagezeyo babankubise. Nge noneho sinzi ukuntu nafite abavoka babiri. Umwavoka wanjye nigeze ngeraho, muri abo babiri nta n'umwe yigeze ngeraho. Baje gutwimura Kimironko kubera Godiyari hari huzuye, batwimura Kimironko. Umwavoka ko ne gusomera ku 19 z'ukwa 10
19 z'ukwa 11 nibwo nari gusomerwa ku rukiko kuko ndibuka ko kuri 14 aribwo naburanye noneho umwavoka ntiyigera hagera ngo aza no kumbwira ngo bimeze bite, ariko bavandimwe barahageze bajya kumva urubanza rwanjye, baransomera bajya kurwumva kuri izo tariki 19 barambwira ngo bagukatiye amezi 6. Umupolisi yarambwiye ngo abavandimwe bari hari haruguru ngo barambwiye ngo bagukatiye ngo amezi 6 ngo ugiye kujya imageragere. Nari mfite amazi yo kunywa mu ntoki, ndi muri imbere y'iko muri sinavuga ko ari muri gereza, hari mu kuri station nyine imbere. Sinzi uko yituye hasi ameneka no ku bantu, nkumbaza ngo yituye hasi gute bankati birancanga numva nazengere numva nta mutwe, ibindi namubwiye sinzi ibyo namubwiye. Barataha ngo kuri 22 muzajya imageragere. Ntangira gutekereza mageragere, ntangira kujya bitaba tipe turaganira, baranyumvisha ko ntari biryaho, ngenda nyine bikurikirana, bamba ngo nta kibazo. Ndiyakira numva ko ngiye kujya imageragere, hari abandi bantu nyine kandi ngiye kugororwa. Fata ku mavuta nsubi inyuma gatoya, twari turi kumwe njya kuburana ku rukiko, twari turi kumwe. Akambwira ati wowe mwana humura, ati nawe yandi magatima kamwe uzataha, ati wowe uzataha, ati wowe uzataha, bagupimye niba nta bwenge bagusanzemo ko si ibyo bwenge aho ngaho. Se baragupimye? Yana nidaje reka iyo twakubikomeza. Nasanze Kimironko hari harimo Mpano y'Imana, ni nawe wanyakiriye iki gihe ari conseil waho, aranyakira naho naryamaga n'ibyo kurya, nta kibazo. Mpano y'Imana turagana ati humura tuzataha, ariko bose bumva ko ikibazo icyaha cyane cyoroshye. Hako nisanga ngeze mageragere, ariko kujya mageragere igihe ntago mbivuga ko mbivuga ko ari nk'Imana, urumva. Kiriwe na Mpano y'Imana, Kimironko kabisa aranyakiriye kuri buri kimwe cyose, aranyakira nyine, nanjye numva ndatuje nyine, n'abandi bantu bakajya bambwira ati ibi bibaho nyine humura. Nagiye imageragere kabisa, naramaze kwiyakira. Namanutse ku itariki 22 z'ukwa 11. Icyo gihe ndabyibuka nkigerayo bahise banyereka ikiganiro cyanjye ku Gasaro TV, ku Kirasongo ageze imageragere. Umupfumu wamufungishe ni ku iyo titira yavugaga, neretswe n'abadutwaye gaze nguziza abapfumu. Sensiza abapfumu nyine barabinyereka nyine birancanga nyine, bashyizeho titiri ivuga ngo ako kintu cyambabaje ni kimwe, wenda ntago byari ngombwa kubivuga, ariko hari abantu baba mwarabanye, yego nabo bagize bura Gasore yagize uruhare mu iterambere ryanjye cyangwa mu kumenyekana kwanjye, ariko uri inshuti nanone yibonera mu byago. Nagezeyo bigeze bansura, baraje ngo baje kureba Ndera, Gasore yaranahaje baje kureba, sinzi bari baje gusura, ariko narabimenye ko bahaje, ko yakamwana yaje kunsura kuri gereza. Yaje kunsura kuri gereza aranyoberwa. Kubera iki? Yarambaye nambaye rose, yakaraza ngo mwana none akantu ntazibagirwa, araza ngo mwana ku Kiroso ari he, ubwo kandi yari kubaza nambaye rose, nkajya yaka ngo Kiroso ari he, ari kugira guki ngo Kiroso ari he, Yari gushaka ubwanwa yabubuze. Yari gushaka ubwanwa yabuze. Ngo Kirasa ari he? Ntiyaka ntizo ko ari turi kuvuga. Kwe ngo si mwana ngo nukubabaye se. Ariko naciye nihutishije kubera nyine dufite iminota mike ya wenda cyangwa mucamake. Sinababwiye ukuntu yakayaje kunsura kundeba kuntu uzanagiye kuburana ku rukiko afite inzoga. Naburana igihe kimwe nafata ku mavuta na muheto. Yego. Yakafite inzoga agapeta imitsingi. Hana mukozeho. Yaranasuje icyo gihe umupolisi wari hari w'igihanga w'umunyamurenge w'umwana mwiza kabisa. Ubwo ari yizi yaramubwa ati suhuza Kiroso. Aransuhuza yaka
aransuhuza nyine ariko twarihishaga kubera amakamera hari amakamera menshi nyine aransuhuza baramufashe noneho tumaze kuburana batujyana mu ntuza ya Kicukiro kuri station ya Kicukiro kugira ngo tube turindire abandi baburane batujyanire rimwe Godiyari noneho yaka musangayo umusanze kuri station ya Kicukiro ngo naje kukureba baraje kukureba nyine ngo babibonye ko bamfunze nanjye ngo baramfunze ariko ntiyarayemo baramurekuye bafunze atari kwihangane urumva yakayanyirutse uguhera njya kwitaba twarajyanye banamfunga bizi no ku rukiko arahaza no kuri gereza arahaza ewacha ntacyo yaritanze kabisa n'umwana mwiza wenda muri byinshi cyangwa mu ncamake ni byinshi ko n'urugendo rurerure nakavuze n'abandi bagiye baza ni benshi cyane nabayeho neza ntaje kugira ngo ndiyakira mbaho neza yenda n'abantu bankurikiye barona ko nabyibushye nta stress mbere ko tugeraho ngo nagira ngo wenda kimwe mu kintu kigora abantu nibaza ko hari hafi ya bose nuko umuntu bamwambitse ipingu ngewe kubera ko bwari ubwa mbere nari nambaye ipingu byarantunguye cyane byarantunguye cyane numva umutima umvamo numva sinzi ukuntu meze sinabyumva ariko ikintu cyantunguye cyane kurusha ibindi no kwambara iroze niho naringiye kugera uvuye kuri station bamaze kukumenyesha ibihano ugiye kuza gukora uko bingana kugera imageragere ni hamwe mu hantu hatinyitse ngira ngo buri wese arabizi ibaze ngo ni mu gipangu cyangwa ari mu kindi gihugu ni mu kindi gihugu nuko buri wese yumva uko uburemere bwaho uraje mu modoka barakubwiye ngo sohoka urimo urahabona igipangu imbere yawe ni ibintu wumvaga umeze gute muri wowe uko wumvaga bari buze kukwakira nuko bakwakiriye duhe iyo shusho ukuntu yari imeze no kuvuga ngo ngewe urabona guca mu miduha kuva ntuza hose sinahareba tuba turi mu modoka ni firigo ngo ni firigo utabona ahantu uri buco ujya kurunguruka noneho kurunguruka mugenda mukubitana imitwe ahantu hagoye noneho kunkura uzi ko nta ahubwo nta nabazaga ngo se ngo canga n'ubwa mbere nangeze imageragere tugeramo mbona abandi mbona igipangu kinini mbona ni yindi si ariko ni yindi si uko imageragere ni yindi si pe singe kubabeshya wenda umuntu utaragira simwifurije kuhagera ni mu yindi si ngewe wenda nk'ishusho nabaha yaho nk'umuntu wahageze ibaze igipangu kirimo 12,000 kabwo n'ibipangu bibiri habamo icyo bita utugari habamo icyo bita imidugudu habamo ibyo bita amasibo byose uko mu gihugu bimeze niko bimeze habamo umurenge habamo abayobozi abayobozi bose baba bahari ariko gusa ikintu nanone nahashimiye haba umutekano hari umutekano nuzazaza uko nabyumvaga imbere byari bimeze byarahindutse hari umutekano ameze neza urahagera ni nkuko jewe wenda reka mbashushanyize nkuko wava hano ariko nta kintu uzi nta rurimi rwahuze ukava nkanga yenda bakujyana nko muri Amerika ariko nta rurimi rwahuze bahagutereka bakagushyira hariya uko iyo uhageze uhura n'umuntu wakumva ibyakatiye wakumva ibyazira wakugira gute ndaza no gutanga message ku bantu bagiye batandukanye wakumva uko bimeze ukajya noneho ukiyakira ukaba umuturage waho nubone abantu babo babita abaturage habamo sécurité habamo umutekano ugiye utandukanye nagiyemo noneho nsanga bafata ku mavuta bananze kuhajya baje Paul Nkundi neza nabasanzeyo baranyakira bose bampano Imana yo yarahasanze ari abandi benshi nagiye mpasanga nyine turaganira baramumiza numva ko nta kibazo ariko nanone ishusho yo reka nze mbabwire iyo shusho warumbajije yo kwinjira mu gipangu nkigerayo nakubwiye ko nabonye inkuru yanjye ku Gasaro kunyeza imageragere barayinyeretse nyirebaho gatari ko nta umutima ntiwaruriye umutima ntago waruri hamwe jewe natekerezaga nta mugore ngira ariko nayo mfite umwana twabanaga umukozi nukuvuga ngo jewe nagezeyo n'ubundi mutima uri mu gihugu umwana wanjye agiye kubaho te azaza kwishuri gute ese umukozi urumva ni umukozi nyine azamurira gute inzu ikeneye kwishyurwa
nyine birancanga bya danje urumva namanutse n'ubundi cyaha nkatiye nkizi nzi ko ari amezi 6 muri aya mezi 6 urumva ibintu nasabwaga byari byinshi kwishyura iyo nzu n'inzu ubwo ntiwamubwira ngo wafunzwe ibyo ntibimureba gusa nawe n'umwana mwiza yambere umwana mwiza yaranasuye kuva umukozi nese umukozi udahari umwana ntiyamujyana ku ishuri yajya atajya ibyo ntibimureba nanone ubwo urumva byari ibintu birebire ngira ndinda ninjira mu gipangu byurumva no mutima ntiwari hamwe ninjira mu gipangu ndagenda ngiraho ndatuza bafata ku mavuta baza kunganiriza ba Jean Paul baza kunganiriza bamenye ko nahageze turaganira baranturisha nyine ndatuza bigeraho nibyo mu gihugu nyine byo gutekereza cyane mu gihugu ndabyibagirwa abo kubyiragirwa no kubyirengagiza kugira ngo uburoko bw'abandi mukore ibihano by'abandi hariya ni mwigororero iyo bakujyanye ni mwigororero ubugiye ugiye mwigororero ndagenda nyine twatuganira urumva Jean Paul ashigaje umwaka n'amezi ashigaje umwaka n'amezi urumva aracyafite igihano nyine igifungo kigize kiri hejuru noza fata ku mavuta ari kuri 30 jours ariko wenda mu byo ndi bubabwira ariko reka iyo kuri fata ku mavuta reka mbanze mbasobanurira uko bimeze fata ku mavuta twaranabanaga fata ku mavuta n'umuntu wahindutse umuntu wakijijwe yaranabatijwe mu barokore ngo bita ngo nimbare yapu ibyo ntago mbise nimbare yare nuko yarabatijwe ufata ku mavuta n'umuntu bwiza fata ku mavuta n'umuntu n'umutoza hariya impamvu nabwiye ngo ni mu kindi gihugu habamo ikibuga cy'umupira habamo basket volleyball habamo imikino myinshi ababyina habamo ibintu byinshi imyidagaduro wakinaga wowe yewe shasi ngiye umusifuzi azubugima oya sa nababeshye ariko wateruraga icyuma ntabona siporo z'icyuma najyagamo nkakora twa push up nyine kugira ngo nazakecura mbo kumwe kugira ngo naye sigaje 5 nkora uburoko bwanjye neza no gutekereza ibintu byinshi ubwo fata ku mavuta akayaza kundeba yari afite ikipe atoza ari umutoza wa ikipe nakomeye yitwa Press United ubwo ni ikipe nyine y'abanyamakuru Press United ni witoza kompere kuri Gardera ngewe se sha byaranjabutse ntago wagifata kanzovu ishoti ikomeye iyo mbonye ishoti ikomeye mbona iribuze kumena kumbita kunde cyangwa kumutwe mpita ndyama mbere yayo bo fata ku mavuta aragenda atoza iyo kipe urumva najyaga kumufana nk'umuntu wanjye nyine ajya gufana ikipe yiwe kanatsinda haba niyitwa Intare haba niyitwa habamo ikipe zimeze nk'uko aperi na Sport babihanganye Esperance imeze nka Intare imeze nka aperi Esperance ni nka Sport abafana bakuzura ubundi gereza y'Imageragere hari ibihumbi bigera muri 12 bose Intare na Esperance yo byakinye abari derby ya danje ugasanga abantu baje buzuye iyo press yafata ku mavuta nayo yaryanaga byahatari yaryanaga bya hari abasore bafungiye yongera ngo bimpanga bakinye muri police twa Muganza Izayi niba ari nande Izayi akina mu Ntare muri Esperance hari bafunze bo cyangwa bafunze umwe bafunze umwe niwe nabonaga okay akina muri Esperance okay yakinagamo kabisa azi n'umupira byatari hari rero iyo hageze ni mu kindi gihugu uragenda ubuzima buba bworoshye ubuzima bwaho bagusura batagusura ubaho gahunda ya leta nyine murayizi bagomba kukumenya uri hariya nyine uri umuntu wabo uri uwabo nyine bagomba kumenya ubuzima bwawe uko bimeze barakuvuza iyo ugize ikibazo y'urwaye iyo bimeze nyine baba bagufite nta kibazo cyaho ikibazo cyaho n'uburoko yenda burebure bukatiye kandi sibo babigizemo uruhare mbo ikindi nanone fata ku mavuta nawe araje nabwira abantu yenda batukurikiye ba Yawe TV cyangwa basawasawa cyangwa ba Manzina Innocente abo cyangwa bafani aba bantu mwamukumbuye bafata ku mavuta araje fata ku mavuta araje
araje mumwitege araje Pasiteri. kandi aza gwiki ari kuvuga ubutumwa abantu bagafashwa ateranya urubyiruko hari akabakubita ewana akabigisha itegaraje kabisa ubu yagiye ku murongo ewana yarabyibushye yari kuburana ndumva rejo baramusubikiye kubera ubu ngubu hari ibyo bita yakuburana kuri Skype kuri online nyine kubera indwara yari ihari yari maze imisi ihari no gutaha byari ikibazo kuko namaze imisi ngahe ariyo mpamvu banzovu nabandi baje kuntegereza nabamuzungu nabajyuma Juma yaraje ngo ari kunguza nimba Juma ari kuza kunkura muri gere kuza kunkura kumigeza ko ngufu niko yabaye baraza ewana kubera birakaze cyane network ya hariya n'icyo cyorezo nyine bari ibintu bari guhindura ariko ewana kubufunze kuburi mageragere ntago umuntu abagiye kugira ngo apfe ahubwo babagiye kugorora hako hari igihe kugerayo nyine umuntu wagororotse yageze hari akagororoka nyine ntago ngira ngo mu minsi yashize no humvikanye inkuru ya Jean Paul Nkundineza nawe uri kugororerwa hariya uvuga ko yakubiswe hariya yakubiswe uriyo cyangwa agiye byararangiye. Okay, Jean Paul Nkundineza ukubitwa kwe ndabizi kuko niyanye ndi mu bantu ba mbere bamusuye bamutabaye bamukubitiye muri gereza uwamukubiswe yari indiscipline ngo yaturutse Muhanga nibundi yari indiscipline bamuha transfer yo kujya imageragere ko aba indiscipline babazana imageragere yamukubise amutambutse gutya kuko no kuvuga ngo abantu yenda batabizi batabisobanukiwe yenda abize barabizi nyine ku ishuri iki ni gitanda kimwe gutya iki ni ikindi hejuru no hejuru hari ikindi hejuru bahita ku ikarayi uri ku ikarayi ku ikarayi abantu bo ku ikarayi bose ubwo barabyumva neza baho pare barabyumva abantu bo ku ikarayi noneho amurengera ngo uwo muhungu ngo nako Jean Paul yatambutse bari kurya kandi biba byemeye kuba uhuriye mu ngazi yawe ingazi naho uririra kugira ngo ujye kuryama ku buriri bwawe ngo aratambuka ko umuhungu urumva ne discipline n'ubundi yarananiranye Jean Paul atambutse ngo ahitamutuka nyine atuko uwo muhungu atuka Jean Paul uraturenga gutya turi kurya Jean Paul ngambwiye ngo nyine nagiye kuryama kunuza yanjye ku buriri bwanjye muri 40 ziwe ibyo bintu babyiwe n'ikira 40 kabisa ni 40 agiye muri 40 ze aba ageze gute umuhungu arahaguruka no muhungu uterura ibyuma nyine wiyumvamo Jean Paul umuhungu baramukubisa mukubita ingumu yamukubise ingumu y'amenyo atatuye Jean Paul yarangiritse amumena n'ijisho abararimenye ndetse n'amarinete yaramenye hako byabaye n'ibintu ntegereje ubutabera nyine kugira ngo buzandenganure kubwo umuntu urumva muri gereza wenda ku bantu batabisobanukiwe habamo indiscipline nyine nkuko nabibabwiye ko bazijyana imageragere no mu imbere hari aho babahanira ariko nyine bidakomeye cyane ngira ngo ahantu nk'ari habara abantu bagiye batandukanye n'umwe mu 12 n'abantu benshi ariko hari igihe usanga harimo ngo nk'ibyaha bisekeje ariko umuntu yabyita nyine abantu benshi bari hano mu gihugu batazi ko ari n'icyaha ugati iki nagikora ntacyo bitwaye ni nk'icye cyawe ne warabonye kavuga ati ntabwo nzi ko umuntu ashaka kukimufungira icyo gutungurwa kwanjye rero kw'ibyaha ibyo ngo ushimisha mubiri ngo umuntu ngo yakozeho undi ugasanguka ati imyaka 5 3 7 ngo nishimisha mubiri ibyo narinzi ko ari ibintu sinari mbizi nyine ariko ujya ibyo ntago nabigiraga ahubwo numva ko ari ibintu byoroshye nyine bitagira ariko harimo byinshi bigiye bitandukanye hari ibyo nasobanukiwe ngewe burara n'ishuri nkuko nabibabwiye ngewe nafunzwe n'Imana kugira ngo Imana ni nk'akanyafu yankubise kugira ngo ugende nige ndebe n'ibya hariya nze nanasobanukirwe urumva bwari ubwa mbere mu myaka 30 ningaye mfite bwari ubwa mbere nayo mfunzwe kandi byari bikenewe kugira ngo njye kwiga mbone na hariya hane mbone n'ukuntu bimeze noneho ukajya kumva umuntu ugiye ngo nkatiye ariko nanone hari abantu ndibuze
kunenga baze kubyihangana yenda ntabwo ari kubakomeretsa nk'umuntu ufungiwe ukaba ari umuntu w'umupapa ukaba ufungiye viole ugasanga umuntu w'umupapa ubaze ufite n'abana yafungiwe ko yasambanije umwana w'imyaka 15 16 cyangwa imyaka ariko ari viole ari munsi y'iyo myaka yose ugasanga arabifungiwe afite umugore afite n'abana umwana yasambanije afite n'abana barutunguwe uwo mwana yasambanije bamuhaye imyaka 25 bamuhaye burundu wa muntu we kuko wazize iki ufite umuryango biriya ni ibirozi aho mbibonamo nk'ibirozi bazagende matova barutse ibyo bintu cyangwa bakuremo cyane abandi baganga bakuremo ibyo bintu kuko biriya ni ibirozi cyangwa ukajya kumva ngo umuntu yakoze undi ngo nishimisha mu biringo yamukoze ku kibuno gutya eze uramukora wa mugani waramukoye watuye tuvugisha ukuri ukumva urubyiruko nureba ba DJ cyangwa ba Juma cyangwa muzungu niwe nanga urugero kubera ari bo ndi kureba ugasanga baravuga ngo we ndabatanga urugero urumva ndabatanga urugero ugasanga ngo jewe ngo bamfungiye ngo nari mfite ngo urumogi nari mfite kabure tubure tubiri cyangwa dutatu ngo shiriye DJ kabure ngo shiriye ngo Juma kabure ngo shiriye muzungu kabure ubwo ne dutatu cyangwa dutanu cyangwa twari twose ugasanga baguhaniye gucuruza cyangwa gutunda ibyo bintu ugasaba gukubisa imyaka 25 y'ubuzima bwawe ufite yenda 25 cyangwa 30 gusa urabona abo bana babyaye cyangwa umutize mu gahinda usanga abagore bigendeye bishakira abandi bagabo cyangwa basaba umuntu araniyahuye kubera ibyo bibazo kandi utwo tuntu nyaboneka rwose ibyo bintu reka mbabere mwarimu ngira ngo mwarimu wa hari ahantu navuye mbagire n'inama nicyo kiba gikenewe n'ubundi ikindi nanone ntava hanga ntavuze nda mu byo ugiye kumbaza sinzi ibyo ari byo ariko ntava ntavuze wa muntu gihe umukobwa rifuti ugiye umugabo rifuti umuntu ufite ishakoshi wese ufite umutwaye mu modoka yawe naye ndiheraho umwari futi umusake hari abantu benshi hari abarenganye imageragere ngo nahaye umuntu rifuti ngo baramagarika ngo bamusangana ngo urumogi mu gikapu kiwe kandi wowe umuhaye rifuti cyagwaye amafaranga muvuye Rubavu wendo agwaye ibyo 10,000 kugera i Kigali vuga ati nene ndabyongera kuri essence kugera i Kigali noneho afite igikapu gishyizemo inyuma cyangwa muri butu baramusatsa bamusanganye urumogi aho babihanira gutunda nyine watunze bamufashe gutunda umufatanye cya bakubise 25 cyangwa 15 uyikubisemo kandi utazi n'ibyo ari byo mw'abantu mujye mubasaka umva DJ na Juma na muzungu mujye musaka abantu mutwaye muhaye rifuti mujye mubasaka murebe ibintu batwaye mu bikapu byabo utazaba ari futi ugasaya yagera hari yakigwa cyangwa uhu umukobwa rifuti nimugera hari yatajye ngo nguva yava mu modoka nguva se ngo wankoze ariko ngo nyishyura ese ndakwishyura iki ngo nituvuye kuryamana se kandi abigushinjije bamuhera rifuti n'abantu bari ari imbere y'abapolisi cyangwa ari nuzanye abahita bagutama cyamo hari tukurikiranye turacyari mu iperereza ryo kugira ngo tumenye kurengana cyangwa turashaka ibimenyetso ugenda ugimagera wakubita imyaka 5 wakubita ingahe bagishaka ibyo bimenyetso usange ukubisemo iyo myaka yose urengana ngira ngo ibyo ngiye kukubaza yes gaha rero Fanny telefone yes we David fresh Kigoro gihango bataje ndagihaze bavuga imbuto watewe nago bavuga ikigoro kigoro se sinakiriye ngewe oh yes oye Fanny sinakiriye ndayewe mwa wakiriye cyaje babarira hari ariko wagarikiye muri station wowe nago wagezeyo none se hari aho babahereza umuceri yavuye mageragere nago wageze Fanny cara tuganire mwana sha oh yes icyo kizikisi dore n'agasaha gute cyabaye gutsemo none nikote nk'ibyayi yarishije thank you mwari mwabivuga ariko reka mwereke utuntu nikorera bayambara hano
nubwo ntaje kugusura byanze nari ngiye kuza bikanga ariko reka basenda nica ikiro sibyo urakoze cyane kabisa nantunguye rwose adede se mwajyaga mwambara basa wayirebaho ryane kuba uri gukora uburoko bw'abandi sawa ntabwo umenye igihe bwiriye mani hari ahantu kubera nta n'isaha uba ufite ntaki niba aje isaha barakubwira ngo ugiye kujya he bakubaza urugendo ukora umeze neza ariko ameze fresh ndashima Imana ariko amakuru yaraga nayayoberwa nubwo wenda hariya ntabashije kuhagera ariko amakuru ntabwo nayayoberwa Fani umeze ute banza usuhuza abadukurikiye yego ko barayagera kuri kwibara kirasa nayimukumbuye twagiye kugerageza kumusura kugira ngo uhereze abantu batari kumubura neza isura ya Kiroso uko ameze uyu mwanya nashaka haguruke umurebe ubundi ukore description babwira ati Kiroso uko bogari oya cyanda reba neza ubundi babwira uko bimeze zipantaro zazi n'abastari za motari nayo ndabona kazi bwa za motari oya amamotari bambaye motari se yayikuraye ko ino zayatitwika ufungo naguze mbere cyaze bro cyangwa nakiguze mbere ese uri vuye magera yere cyangwa uvuye muri Amerika ko nawe utasanga umuntu wariye mungure vuye Kiroso nagira ngo wenda uranananiwe reka tureke kukuvugisha amagambo menshi ariko ntabwo yarashize Fani muraza kuganira nyuma reka tuganira nyine ubwo ndabasezeye reka tugane ku musozo ariko Kiro iyo kwafira nakubereye iyo kwafira kubereye oya baza kubivuga abantu baje muri comment kubereye ariko nawe musatsi tukumenyereyeho niwe fresh nagira ngo nyine nkubwire ngo kugira ngo tukure cyo uruhuke urananiwe urumva umuntu waje ejo ntabwo uraruhuka neza bisa nabagana ku musozo nk'umuntu wari uri hariya waje umunsi w'ejo niki kintu umva gukumbuye ikintu nari nkumbuye rero Fani uri kutuma ndi ikintu nari nkumbuye rero niba ndavugishwa ikintu nari nkumbuye subu ikintu nari nkumbuye bufane we ntarimora nari ndimo pe dokuri kwibara ko ntarindi wa abakuru babyumvise ikintu nari nkumbuye uramufashe muri make Fani singubeshye sino kuvuga ngo warudukumbuye twadugukumbura twakoze n'amagroupe tuvuga ngo tuzajya kwakira Kiroso birangira amatariki bashyizeho ahindutse ngo kubera ngo za ngwara ziri higiriya ariko Imana ishimwe ko waje naje kabisa kandi naje wese naje ntazasubirayo ariko nanone abahari Imana ibaho ubutahe nabo batahe mu byo urukumbuye rwose ku mwanya wa mbere ni hirya aho ngaho oya abantu bakuru babyumvise urumva ni ukuvuga ngo inshuti muri rusange oya wijijisha twabyumvise ahubwo nyine ugire bundi tugire ni ukuri kw'Imana sinkubeshye yarakumbuye ari ba Juma ari ba Ntuza n'abantuza bose n'abantuza navuze bose yarabakumbuye ndetse n'umwana wawe ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo hariya uwavuye mu rubavu rw'undi ni harimo umwe wavuye mu rubavu yego babyumvise ubwo ni ukuvuga ngo ngewe ibyo nkumbuye urubavu rwavuyemo aha rega ndakuze ndi mukuru nkumbuye urubavu rwavuyemo aha ngaha rurahari se cyabuje kurushaka ndarushaka ariko ndarushaka Fani hera kwa Fani warukumbuye umwana wawe by'umwihariko Kiro ndagira tugane ku musozo nkuko nabikubwiye tureke uruhuke ariko ndagira dusuze kuri iki kintu icyambere tugiye gusorezaho nta kibabwiye nimero twayitanze mbere rwose abantu badukurikiye abantu bakunda Kiroso abantu bamukumbuye iriya message ya you have received niba ariko babivuga umutima mwiza niba kugira umutima bamenye ko aho warore ntago wakoraga akanyenyeri karacyakora mu gihugu kanda akanyenyeri 182 ubundi urebe ko ari Kiroso wohereze ka world limit yaba Western Union turategereje ikindi badakoresha Western Union manigram icyo tuvuga n'ubwo buryo kugira ngo tumubashe kumufata mu mugongo tumube hafi yongera atangire ubuzima akomeze ubuzima burya amezi 6 tudakora ni ikintu kinini cyane muri rusange hari igihe umuntu afite abantu ashimira afite uburyo ashimamo noneho ugatanga na message tukagana ku musozo rwose ntabwo ndi bugaruke kugira irindi jambo ndibuze kuvuga umwanya n'uwawe uko ibyo bintu bibiri ubundi dusoze
ngiye mu gutanga message rero bwakwira bugake mfite cya gushima ngiye gushima bwakwira bugake mfite abantu benshi bo gushima cyane ubyumve cyane bambaye hafi binkora mutima zanjye bambaye hafi shimira ubu rero sinzi wenda nazafata uzafata umwanya wo kubashimira fasha umwanya wo kubashimira ni benshi cyane pe bambaye hafi mu gihe maze yose nigeze n'ibigori mu gihe maze mageragere sinigeze n'ibigori kareka burya twabiriye kuri station ugeze mageragere ntago nigeze n'ibigori kubera ko nasuwe n'inshuti ariko hari n'inshuti zantenguye nari nizeye zirantenguha rwose ahubwo hari abantunguye biba hari ko bazawe mu gihe mutaraganira ntuzabajajinge oya nta kibazo wa mugani ntago nabajajinga ariko nanone ndashimira abantu bambaye hafi abantu bangezeho nababwiye ko yakamwana yaje kuri station afite inzoga yasinze ari mu kabari aza kunsura mbabwira ko yaje imageragera kanyubirwa kandi bakanyoberwa mbabwira ko mama wa Pampi yaraje inshuro nyinshi n'abandi benshi bajyuma bamuzungu abantu benshi cyane bambaye hafi nago wabyumva ba Chantal famille yanjye muri rusange inshuti zanjye nazibonye zanyazo inshuti zanjye zizaba mu bukwe ahubwo ubwo nazibonye abo nzapaga ujye gukora ubukwe oya ntegereje umukiriye nako umugeni aracari wabone kiro nyine wese uri tayari ndagira ngo yerekwa ritambutse Stefan ufite umukiriya nako umukiriya ugora iki mba navyibagiye basi sorry oya ndisengora urabizi ariko tugiye gushakira hamwe nyine Oba Alpha babasoza iki kiganiro. Uri musaza wanjye. Nari nakubwiye ko ntari njambo ndibuze kongera kuvuga ariko ntabwo nabora gushimira by'umwihariko abantu bose bakoye hafi muri rusange genge yawe famille yawe inshuti zawe bo mwakoreye mu kazi barakoze. Mbona no gutanga message buri umuntu ufite umuntu uri hariya igisobanuro cyane cyo kumenya agaciro k'inshuti umuntu urahantu hariya no kubona umuntu wamusuye ko umuntu wamubaye hafi aba bafite hariya asa n'uzamugira kuko ni ibintu bisanzwe bibaho azamusure kiro reka tugushimire kugira ngo tugwaye ikaze mu muryango mugari tugwaye ikaze mu kazi kawe tugwaye ikaze muri famille wongera uze turahari ku bwawe barahari ku bwawe rwose twizeye ko ugiye kugenda neza kurushaho. Asante sana reka wenda wa mugani nk'akantu uvuze nzakomeza no mu bindi biganiro nzagenda babwira no kantu uvuze ko abantu bafite abantu bari mageragere wowe utarahagera ubundi utarahagera ntiwamenye uko bimeze ariko umuntu wawe hari rwose wamusuye nta kindi niyo iyo nka wayireka kumugabira ariko ukamusura hari mageragere umeze nk'umugabi kandi ikindi ibindi biganiro tuzakomezanya reka Fani ntago yampa iyi mpano gusajye no kunyakira n'ubundi nta yo kwakira byese navugaga n'umondore darabaza ibintu utari kurya ikintu cyose ushaka tugende asante sana ciao ciao.